Yo, what up my people, nizeye ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda mugubwa neza muryoherwa n'ibiganiro byacu bikomeza kubafasha kumererwa neza muryoherwa n'ubuzima. Of course nizeye ko mwari ibiganiro byabanjije byagiye bibafasha ariko mwibuke kujya mushyira commentaire hasi aho ngaho hasi mugire mutanga igitekerezo ku kiganiro cyacu twese hamwe. Nizakomeza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu bigiye kugenda bikurikiraho. Uyu munsi dufite umuriro, uyu munsi dufite fire, uyu munsi dufite bombe, dufite ibintu biri buze guturikira muri show. Ushobora gutekereza uyu munsi turaza kuvuga kuki? Yes, ni ngombwa kubitekerezaho kandi ukomeza no gukurikirana umenya ngo uyu munsi turateka iki. Uyu munsi niyo mpamvu tubuze kuvugaho ibyo byose ugomba gutegereza kugira ngo uze kujya guteka uze kubibona muri show yacu Man from the Kitchen. This is your boy Manishad. Stay tuned. Let's go. Yes. Uyu munsi rero ingredients dufite ni zihe? Guess. Dufite boom, Irish potato. We got onion. Iyi niyo ingredient ya nyayo ikenewe. You have also eggs. Boom. Alright. No go tumaze kubona ibintu turi buze guteka uyu munsi. Let's go with the song. Nizeko amasafuriya nta kintu batwaye kuko namwe murabona tumugi kokoni. Let's go with the song bayita Havumera Inka. Ndibo ya Michael Makembe. Let's go. Wait. Sinzi niba uri kumva ukuntu ino beat itangira urumva abantu bahamiriza kwita wumva noneho ukuntu itijyamo noneho ikatiba injyana y'ubungubu ebana n'ubuhanga bumeze gutyo bukabije cyane. Michael kabisa hano wakoze akazi ebana. Ino ndirimbo ngiye ndashaka kuyumva buri kantu ku kandi, right? Tutagiye twumva abantu ariko bita byinjiramo noneho byinjira mu buryo ki bugezweho ubu ngubu. Ebana reka dukomeze twumve gatoya. Jesus Christ. Boom. Uretse kumva kuninjiramo. Hola. Ebana ahantu nshaka ko muhumva neza. Jesus Christ. Uretse za wumve nono. Jesus Christ. Bamwita umusaza Michael Makembe. Jesus Christ. Ndikumva noneho ingoma za gakondo Imana yajya bivanga. Imana dukorera ikintu bita imvange. Burya ibi bikugenda uvanga ibintu bigenda biryoha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nko kwabonyana mu gikoni turimo tubikora. Ni nako hanga hari ibintu Michael yajya bikora kabisa, yajya avangamo ingoma z'abanyarwanda, avangamo ibintu by'abazungu. Imana ibintu bigenda bimera gutya noneho ni imico yahuye. Imana ibintu bimeze gutya uri kumva ko ni abayita trap shakamba from Michael. Jesus Christ. Byonyine wumve kuntu aba bakecuru cyangwa se aba bantu bari kuririmba mu kuntu bajyamo utugoma tukajyamo beat kajyamo. Jesus Christ Michael, this is amazing bro. What you bro, ahangaha ugomba kuhashinga akantu ashinga akantu kabisa kuko ahangaha yakoze umuti utanabaho. Cyakoze kaze tubivugaho gatambere ko dukomeza ubuhanga burimo ahangaha. Umuntu ufata umwanya agatekereza iki kintu agashyiramo gutekereza ku muco wabo akavanga n'ibindi bintu kugira ngo byibuze umuco nyarwanda se cyangwa umuco w'abanyarwanda afate imbyino za kera akazihuza n'imbyino z'ungubu bagakora icyo bita trap shakamba. Nuhanga bo ni ikintu twagakwiye guha agaciro tukagira agaciro nk'abanyarwanda tukacyumva Imana tukamufasha ikintu kikagira ku rundi rwego kabisa. Reka tubikore nk'abanyarwanda kabisa. Reka twikomereza hano tunumva abo bita Michael Makembe kuri trap shakamba ku ndirimbo yitwa Havumera Inka. Let's go. Inga we.
yo Jesus Christ. Yewe ariko uri kumva vibe indirimbo yaguha vibe ubwayo ukajyamo ukumva umudiho uvanze n'iki uvanga na trap n'iki. Jesus Christ. Michael Makembe ni gutya kabisa. Jesus Christ. Aho ino ndirimbo reka zamabwira indirimbo ikintu imaze kumva umudiho urimo mitanekereza abantu babashumba bajyaga bagenda bafite uturadio bafite uturadio. You guys mugomba kuba mufite ino ndirimbo kabisa kuko ebana ingi ni gahunda ebana kwa kundi wo bishurira inka zawe kubita muri ino trap y'umusaza yito trap shakamba ubundi ibintu bigenda neza cyane. Let's go. Jesus Christ. That was Michael Makembe ebana TBK Entertainment. Nibo batugejejeho ikintu nk'iki ngiki ebana, ikintu wumva ukumva umuco, ikintu wumva ukumva ibintu by'abantu bagezweho ubu ngubu nka generation nshyashya nayo ishobora kwibona muri ndirimbo abantu ba generation mu myaka ishize nabo bakiyumvamo ebana. Ni ikintu gikomeye cyane Michael Makembe kuba warakoze ikintu nk'iki ngiki. Ni ikintu twagakwiye kuzirikana, ni ikintu cyagakwiye kubaho imyaka kigahabwa agaciro kacyo. Yes, nk'abanyarwanda rero tugomba kugira agaciro twebwe ubwacu twumva indirimbo y'umuvandimwe Michael Makembe Havumera Inka. Guys, mugende mu checking kuri YouTube, mugende mu mukurikirana ahantu ahariho hose wamubona umusupporting bamwita Michael Makembe guturuka muri TBK Entertainment. Niyo watuzaniye iyo bita Trap Shakamba. Of course nizera ko mwakomeje kuryoherwa buryo twabanye duteka twumva tunavuga ku ndirimbo ya Michael Makembe Havumera Inka. Nizera ko mwakomeje kuryoherwa. Of course muri kumwe your boy Manisha, man from the kitchen of course. Rero uyu munsi rero twaba tubuze no kumanza kugira gute gukora icyo bita kusanga n'abasangira nyine tunareba uko ibyo twatetse bimeze. Si bimeze gute nsangira nabo bari iruhande rwanjye kugira ngo ibintu bize kujya bigenda fresh. This is your boy Manisha. Let's do it. Stop. Oh, Jesus Christ. What a beautiful smell. Wow. Delicious. Wow. You guys nizera ko mukomeje gukomeza mukagubwa neza kandi dukomeza no kubana mu biganiro bizakurikiraho. I'm your boy Manisha. Nizera ko aho muri mumeze neza kandi by'ikintu babitsa no gukomeza kugira gute mukora subscribe kugira ngo ibiganiro ko bigenda bijyaho mugende mubibona kandi mugenda munagubwa neza munareba n'indirimbo ya Makembe Havumera Inka mugenda mugubwa neza. So karyoshye ntikaguma mwitama sindire ariko bivuga. Nizere ko ebana tuzasubira ubutaha. Ciao. This is your boy Manisha.